byinshi bidutwarira umwanya. Reba urugero nk'iyo habaye umupira, iyo habaye match, si ugufana, si ukwirukanka umuntu akajya gufana mu Manchester United, ukirukanga ukajya kubafana, ukagenda ukarara mu kabari, umupira wa mbere uvuyeho, uwa kabiri uvuyeho, uwa gatatu uvuyeho, uwa kane uvuyeho, urakeye. Naho rero nyine uratashe usanze iwawe umugore yaragutegereje, nuko nyine waraye mu bidahishije Imana iki. Ukarara mu kabari, umupira wa mbere uvuyeho, uwa kabiri uvuyeho, uwa gatatu bakaburara wayajyanye muri beti, urumuri ari kwa mubi imbere y'Imana. Ndagushimiye cyane, yewe twajyana amaze kwitaba Imana umutima cyane. Kora subscribe rero nutarayikora uratinze cyane. Kora subscribe runanga kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bugera kuri benshi. Iyo niyo nkunga tugusabye, wowe wayikoze uri uw'agaciro gakomeye. Naho utarayikora iyo Uwiteka Imana nashimwe. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Rero hari abashobora kwibaza bati wari uri hehe, wahoze hehe, byagenze bite ko tugukumbuye, ibiganiro tutabiheruka. Reka manze mbasuhuze. Nitwa Jean Marie rero wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel nk'ibisanzwe, ni hahandi dufashirizwa, dukura ijambo ry'Imana ryinshi cyane, ndetse nkaribahata, ndetse n'igihe mwumva rwose mutari muri mudu, njyewe nkamanuka ijambo ry'Imana nkaribamanurira ku bwinshi. Rero Uwiteka akomeze abane namwe. Nitwa Jean Marie mu bisanzwe. Dutangire dusenga kugira ngo gahunda zacu zize kugenda neza, ubundi ndaza kubahereza topic tugiye gukurikizaho, ariko ndaza kubanza kwiseguraho babwire ibyo nari ndimo ndetse n'icyamugije. Uwiteka Imana akomeze abarinde. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri uwisumba byose kandi urakomeye, rebera hose icyarimwe. Aho rero manukire mu isi yose muri rusange, utabare mu nguni zose, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, abarushe n'abaremerewe, ndakwinginze ngo ubasange. Iri jambo rero tugiye gusangira n'abagaragu bawe, abaja bawe, abajakazi bawe, ngo bose ribashe nyagasani kubacengera mu mitima, ribabere impamba izabafasha ndetse izadufasha kuza mu ijuru n'ibigenda neza. Reka twifuze ko tuyoborwa nawe, izajya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uwiteka Imana akomeze abarinde. Rero njye nitwa Jean Marie, iyi ni Mutima Channel, ndetse namaze kwitaba Imana. Rero ntabatindiye, burya hari igihe Satani agira atya akirana umuntu ibyo wari urimo, Imana yabimaze kugusubiza nka bya bibwirizwa twari tumaze igihe kirekire tubabwira. Yamara kugusubiza, ubwo nyine hakaza iminzani ibiri. Umunzani umwe ari uwo kuri Yesu Kristo, undi munzani ari uwo kuri Satani. Umwe ahagaze iburyo, undi ahagaze ibumoso. Ubundi Yesu ati ngwino, Satani ati agakomeza gukorera ibirego byinshi cyane. None uragenda gute kandi uri kubona ibyiza wamaze kubibona? Isure muri bya bindi, amaguru yawe ukayahagarika gutya, wumva ugashaka gutekereza, ukibagirwa ibyo, ukabimaramo igihe kirekire. Rero maze iminsi ndi busy, mfite navuga ngo akazi kenshi cyane. Rero ntabwo burya akazi cyangwa se impamvu imbere y'Imana biba bikwiriye na gatoya. Ugomba gukora uko ushoboye, icyo wowe wasezeranije Imana, icyo wayemereye ukagikora. Niba narayemereye ko nzajya mvuga ijambo ry'Imana, namubwiza ukuri ko igihe cyose nakwishisha agati mu ryinyo, rwose nta mahoro na make nagira, ntayo. Maze igihe kigera mu minsi ngira ngo hafi 11, hafi 12, ndakeka 10 gutyo, ntakora ikiganiro, ariko gusinzira byari ikibazo. Naburaga ibitotsi, kandi igihe nakoraga ibiganiro nasoma ijambo ry'Imana, nagiraga nanjye ijambo rinza ku mutima, nkagira ijwi ry'ihumure imbere inyuma, bitewe n'uko nabaga mfite kwizera ya passion. Rero iminsi ishize Uwiteka yangiriye neza, hari amasengesho menshi nasenze cyane mu gihe cyashize, biransubiza kandi ndanezerwa ndetse ndishima cyane. Ubwo rero niherera muri icyo kinwanwa,
ndetse na kwa kundi tuba duhugiye mu by'isi turi kwirukanga, umuntu ashakisha akazi kugira ngo abawe barye, ushake ibirayi by'abana, ushake umuceri w'abana, ushake umugati, ibyo nabyo birambuza, ariko imbere yanyu ndetse n'imbere y'Imana nsabye imbabazi. Imana nzi neza yuko iri bumbabarire kandi mbikuye ku mutima. Nihugiyeho cyane, ibyo ngibyo mbisabiye imbabazi mwebwe twari dukumburanye. Ndabashimiye cyane rero, ni gutya ibintu bihagaze. Umwanzi Satani reka ntatubere gahuza ngo adufate cyane tugumane, ahubwo ibuka neza aho Yesu yagiriye neza, ibuka icyo Imana yagukoreye, ibuka amasengesho wasenze, wibuke ahantu hose wagiye unyura, noneho ukaba ugeze iyo ntambwe iriho. Wibuke imisozi wuriye, wibuke aho Uwiteka yagukuye hakomeye cyane. Ni benshi mushobora kuba mufite n'ubuhamya ndetse mudashobora kuba wenda mwatubwira ngo mubivuge, ariko mu mutima wawe uyu munsi wa none ntabwo uri kumva icyo Imana iheruka gukorera, ntabwo uri kumva ikintu kizima Uwiteka Imana yakugejejeho. Ese niba yari yarabikoze, ubu ngubu tuvugana uri hehe? Uri hehe? Umeze nkanjye wasubijwe mu gihe gito gishize, nkabona umugisha w'Imana, ikintu nasengeye igihe kirekire gishoboka, Imana iramfasha kirakunda kirakemuka. Ngeze aho ngaho ndibagirwa, none ngo mfite impamvu ngo gutya na gutya, ngo nagize akazi kenshi kandi naragasengeye. Ndi gusenga ndi kurira cyane, sibyo? Nyine iyo tubabwira ibintu nk'ibi ngibi turimo turasenga tuvuga ijambo ry'Imana, si uko natwe biba bitaturiho, burya natwe turi abantu, n'abavugabutumwa ni abantu, abapasiteri ni abantu, abapadiri ni abantu, bose bakora amakosa, ariko imbere y'Imana nta mpamvu. Bibiliya yaranditse ngo n'intungane ebyiri zicumuye karindwi, ariko icyiza ni uguhora dukizwa tugahora twihana. Topic y'uyu munsi rero ni iyihe? Ni uyu munsi tugiye kubabwira. Reka tunyarukire muri Luka mu isezerano rishya igice cya 14 kuva ku murongo wa 15 kugera ku murongo waho wa 24. Ni ijambo ryiza maze gusoma numva ringoze ku mutima, navuga nti reka nze mbifungurane ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana akomeze abarinde. Njye nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana. Rero ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo ugira uti umugani w'abararikwa babi. Umugani w'abararikwa babi. Reka nkurarikire rero ndetse ngushishikarije kuba umurarikwa mwiza kugira ngo uzabe umurarikwa mubi. Nuko habayeho umuntu w'umukire cyane, nanga muri Bibiliya muraza kuza kubisoma muri Luka igice cyaho cya 14, mubisobanukirwe neza, ndetse wenda no kundusha, ariko ikiza nuko tubibonye. Umuntu wari ufite amafaranga, umukire, reka tukuze n'ubuzima bw'iki gihe, arangije arateka, yitegura abantu benshi bagiye batandukanye, abwira abagaragu be n'abajakazi n'abaja be ngo muteke ibiryo byinshi cyane, nararitse abantu. Nuko arabikora, ariko bigeze aho ngaho bararikwa baza kumutenguha. Dusome ijambo ry'Imana ubundi dukurikire uko byagenze. Ngo nuko umwe muri abo bicaranye basangira abyumvise, aramubwira ati hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararikira benshi, arabararika. Igihe cyo kurya gisohoye, atuma umugaragu we kubwira abararitswe. Nuko kuko bamaze kwitegura ndetse no gutegura aya mafunguro buri kimwe cyose, bose batangira gushaka impamvu. Mwumve ko uwo muntu yakoze uko ashoboye, agateka, aragenda agura ibimasa, aragenda afata amafaranga kuri konti akurayo, aragenda agura ibyagura ibinyobwa, arategura, aradekora. Ngo nuko ageze aho ngaho, igihe cyo kurya gisohoye, atuma umugaragu we kubwira abararitswe bose ati nimuze kuko bimaze gutegurwa. Nuko bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Nuko bose bahuza umutima, baravuga bati reka dushaka inzitwazo ahantu tuzakwebe. Uwa mbere ati naguze umurima nkwiriye kujya kureba, ndakwinginze babarira.
mwumve impamvu y'umuntu wa mbere yakoze uko ashoboye kugeza aho ngaho wa mbere baramutengutse. Mwumve impamvu y'uwa kabiri. Rero uwa kabiri nawe baramubwira ngo baramubwira undi ati naguze amapfizi y'ubushobozi bwo warangiza nuko umugabo kugaragara undi unarongoye wa mbere byageze naguze umurima uriya kuriba bakabiri ngo naguze amapfizi yo wa gatatu nuko rero uwo mugaragu biramubabaza cyane asubirayo asubira asebuja vuba ujye mu nzira yararakaye cyane amagambo yavutse mu kanwa k'umugaragu wamuha aho yari yagiye mwari kamara wambere yamukurikiye unagenda kugasiga nawe ibyo kurya watetse wamupapa wamubosi ntabwo yacitse intege aramubwira ati yewe ntacyo bibwiye ijambo ribanza muri abo bicaye basanga abyumvise aramubwira ati ntangirirwa uzarira mu kanwa kanjye naho rero uzajya kubisubira yateguye yewe n'ibyo kurya bimeze abwira muze mu rusengero zanjye muze mu rusengero muze gusengera ibwami abantu barashoboye byose
abakina jewe genda uzanire abakina n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira bose. Umugaragu we agarutse aravuga ati ntakamenya icyo umbitse, nyamara aracyari umwanya wawe. Biramubwira ati umugaragu we ati sohoka ugende mu nzira y'abahirwa n'umuheto hirya no hino, ubahate kwinjira kugira ngo urwane bwiza. Niwara kumva ijambo ry'Imana azahinda abanyurwa, mugende mu nzira y'inzira za mayibobo, mugende mu nzira nyine ya ba bandi bafite ukwizera gukeya. Niba ba bandi babwiye icyo bamenya narababwiye ndabararika, bagiye mu rusengero gusenga bakambara amakoti ku cyumweru bakamanuka hirya no hino bakavuga ngo bari kunkorera, igihe cyo kugera igihe cy'igiterane cyagira bakagakuza ijambo ry'Imana kugaragara. Igihe cy'akaga gakomeye aho abantu bose kumamye no gushikama, igihe mwasubijwe mukicara mukikuza mugashaka kw'idini, aho rero niho amakuru azinjira, niho yambuye izinjira mu cyatumye azinjira, niho wambuye ushobora azinjira, niho yambuye ko uzinjira wowe wari witwa mu ibyo kurya byinshi cyane muri ubwo rero ijambo babwiye ukuri yuko ari wo muri ba bararikwa uzarya ibyo. Nta muntu n'umwe uzigaruye kuzarya n'abakene, ibiryo n'abashonji, ibiryo n'abantu basabiriza, ibiryo n'abantu abantu benshi batandukanye. Vuba urimo uragenza urimo uragenza ubutumwa bw'Imana, ariko uri umwe urimo urumva yuko ibintu byose babisha amazi ngo uvuga mu kibazo biriya biri mu byawe, urumuri ariko mubi. Hari byinshi bitwara umwanya habaye amazi kwirukanka umuntu akagenda akaramu kabari umupira wa mbere uriho, uwa kabiri uriho, uwa gatatu uriho, uwa kane uriho, uwa rero niba uratashe usanze iwawe umugore yaragutegereje, yego ukunda cyane ariko umwanya ushora muri ibyo bintu, umwanya ushora muri beti, umwanya w'ibitanga kugira ngo bidatuma bawe bakaburara wayajyanye muri beti. Ndagushimiye cyane igihe twayabona amaze bwiza kugira kuri benshi bimwe mu bintu dusabye wowe wayikoze nawe utarayikora dusoze gusenga rero ubundi Yesu Kristo turamushimira Imana yawe wowe maze kubona ijambo ry'Imana rituruka ku kintu cya cumi na kabiri tutajya ku byo kurya by'ibwami, tutajya ku byo kurya byawe waduteguriye, ngo ni uko abagaragu bawe ndetse n'abavugabutumwa bawe bashobora kugira ijambo ry'Imana ubundi batware bwije ute ni uko natwe